Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nge ubasuza nitwa Bagabo Joseph, kandi nkuko maze kubimenyera urubuga Saveur Divine rubategura insanganyamatsiko mu cyumweru tuganiraho. Iki cyumweru turimo tuganira hejuru insanganyamatsiko yitwa gukorera Imana. Ese ni gute abantu bakorera Imana? Ese gukorera Imana birashoboka? Ese bigira izihe nyungu? Bene data bashiki banjye, nge ndashaka kuvuga ku nyungu zo gukorera Imana. Ega gukorera Imana bigira inyungu. Abaririmbyi benshi bagiye babyandikaho bakanabivugaho, bakavuga uburyo gukorera Imana bigira inyungu n'inyungu zibamo. Ariko ndashaka kubigarukaho nanjye muri aka kanya gato dufite, mvuga ku nyungu zo gukorera Imana. Haleluya! Inyungu zo gukorera Imana. Iyo mu ijambo ry'Imana muri Luka 22:24 kugera ku 30, harimo amagambo menshi uhasanga, hari ikiganiro tuhasanga, ariko sinshaka kuyasoma yose. Ndashaka kugira ngo nivugire guhera ku 28 kujya ku 30. Haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana muri byose nageragejwe, nanjye mbabikiye ibwami nk'uko Data yabumbikiye, kugira ngo muzarya munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Iki cyari ikiganiro Yesu yagiranaga n'abigishwa be ubwo ngo bajyaga impaka bashaka kumenya umukuru, uzaba umukuru ninde uzaba umukuru mu bwami bw'ijuru, ninde uzaba umukuru. Ariko arangije arababwira ati ibyo ngibyo mutindamo ntago bifite agaciro cyane, ahubwo ikibahesha kuba bakuru cyangwa kizabahesha kuba mukuru si ikindi, nuko mwagumanye nanjye, mukabana nanjye, mugakorana nanjye, mukabararana nanjye. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye ukurikiye kino kiganiro kuri urubuga rwa Saveur Divine, ikizaduhesha ingorano zikomeye, kizatugira abakuru mu bwami bw'Imana si ikindi, nuko twatindanye na Yesu, tukabana nawe, tugakorana nawe. Iyi ni inyungu ikomeye cyane ibitse mu gukorera Imana. Abantu benshi bibwira ko gukorera Imana ari ibintu biraho, ariko ni ibintu bifite ingororano. Tukiri hano mu isi turagororerwa, ariko nitugera no bwami bw'ijuru bizaduhesha kwicarana na Kristo ku ntebe ye y'ubwami, tugasangira nawe ngo mu bwami bwe. Reka mbabwire ngo gukorera Imana si ibintu bisanzwe, ahubwo ni ibintu bizatugeza ahantu hakomeye. Mbashishikariza rero kuboneka mu bakozi b'Imana. Gukorera Imana biri mu buryo bwinshi. Abantu bakorera Imana mu buryo bwinshi. Abenshi hari abo tuzi nk'abakozi b'Imana babivuga, cyangwa se abantu babiziho. Hari n'abakorera Imana mu buryo butagaragara ariko bakorera Imana. Ariko Yesu yavuze ko abo bose avuga ko bazicarana nawe, bagasangira nawe ku ntebe ye y'ubwami mu ijuru. Reka mbabwire rero bene data, gukorera Imana bigira inyungu, bigira umumaro. Ngera ndimo mvuga ku nyungu zo gukorera Imana, ngira ngo mbashishikarize kuboneka muri bamwe mu bakozi bakorera Imana. Abantu wakorera umuntu akaguhemba uyu munsi, ariko waba utakiri umukozi we bigasa nk'ibirangirira aho ngaho. Ariko bakoreye Yesu duheshwa agaciro nawe tukiri hano mu isi, kandi twagera tuvuye no muri ubu buzima tukaba dufite icyizere yuko tuzicara nawe ku ntebe y'ubwami, tukumya tukabana nawe. Ndabashishikariza no gukorera Imana. Wakorera Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Wakorera Imana uririmbira Imana, wakorera Imana uhindurira benshi gukiranuka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bahindurire benshi gukiranuka, ngo bazaka nk'inyenyeri. Rega ingororano ni nyinshi zizahembwa cyangwa se zizakirwa n'abantu bakoreye Imana. Wakorera Imana uhindurira benshi gukiranuka, wakorera Imana ubwira abantu iby'ubutumwa bwiza, wakorera Imana ufasha imfubyi n'abapfakazi, wakorera Imana. Ibikorwa ni byinshi, ibintu ni byinshi twakora dukorera Imana. Imana yaduhaye uburyo bwinshi
bwo gukora kandi tuyikorera. Reka mbabwire bene data, mbingingire guhumuka, gufungura amaso, mukareba ku bintu bigukikije, ukareba ku bagukikije, ukareba aho unyura, ukareba aho uca, ukareba aho ugera, aho utuye, ukareba aho ukorera, ukareba niba nta buryo buhari bw'uburyo wajya ukoreramo Imana. Ndagira nkubwire ngo umuryango urakinguye ku muntu wese ushaka gukorera Imana, kandi birashoboka. Icyo usabwa ni ukugira ngo umenye ngo wakorera Imana mu buhe buryo. Icyo ngiye kukubwira cyo ni uko atari ibintu biraho gusa, ahubwo ni ibintu bifite ingororano, kandi tuzahembwa kubwo gukorera Imana. Tuzicarana na Kristo, tuzasangira nawe ku ntebe ye y'ubwami. Ntabwo ari ibintu bizangira aha ngaha, ahubwo bizaduhisha no kwicarana nawe, dusangire nawe ku ntebe y'ubwami. Nuko yabwiye abigishwa, arababwira ngo mureke gutinda kuri ibyo mwumvishe, mureke gutinda kuri ibyo kuvuga ngo umukuru ninde, ahubwo mwe mwagumanye nanjye, mugendana nanjye, muzahabwa kwicarana nanjye ku ntebe y'ubwami, kandi dusangirira aho ngaho. Bene data, ibidutegereje ni byinshi kandi n'iby'igiciro ku bantu bakoreye Imana. Imana nibaha umugisha kandi bashoboza kuyikorera tukiri mu isi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.